iyi niyo migambi ikuzimu bari bagufitiye. Bari baje kukwimura mu buzima urimo ngo bagutereke ahandi utaniwisire utazokurwaho. Niba udafite amahoro ya Yesu ntabwo wayakurwaho. Nubyumva uvuge ngo amina. Niba udafite amahoro ya Yesu ntabwo Imana izatuma ihama. Ntabwo imigambi yabo Imana izatuma ihama, kuko hari byinshi cyane bijya biza bikaza ubibona bikanagutera ubwoba. Ariko sawa sawa, mambo sawa sawa, zakiwa mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Tugarutse dushimira Imana yagize neza kandi yaturinze ibikomeye byinshi. Yagaragaye mu bihe byose bitambutse kandi itwereka ukuboko kwayo nishimwe n'urukundo rwayo kandi n'imbaraga zayo kubw'ubuntu bwayo igira. Nicyo cyatumye iturinda, iratwigaragariza, igaragaza ubutware bwayo n'ubumana bwayo, kuko hari byinshi cyane Imana ijya igenda idukorera kugira ngo tugende tuyivugire mu mahanga yose, tuyivugire mu Rwanda, tuyivugire isi yose, kuko niyo mirimo izaduhembera. Bivuga ko rero natwe tubasuhuje tuvuga ngo abari muri Canada, bari mu Bwongereza, bari mu Bufaransa, bari muri Kenya, bari muri Afrika y'Epfo, abantu bari hano Burundi, turabasuje turavuze ngo Imana ibahe umugisha. Abantu bari hano Kampala mu mujyi turabasuhuje. Abantu bose bari muri Kongo, abantu bose bari muri Isiraheli, turavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe. Turavuga ngo Imana ibahe kubana nayo iteka. Abantu bari muri za Belgique turabasuhuje, ndetse tuvuga ngo Imana ikomeze ibagure, ibiteho, ibagirire neza, ibaha urufatiro, kuko ahantu hari urufatiro rw'Imana, lastisa laboni da lastise aridonifo, hari byinshi bisobanuka. Abantu mwese muzabona cyangwa se mukunda gukurikira ikiganiro kuri Karosi TV, turavuze ngo amahoro y'Imana agume kuri mwe, mwuka wayo ugume kuri mwe, imirimo yayo, imirimo n'ibitangaza bikoreke kuri mwe. Rero uyu munsi tuje tufite amashimwe menshi, kuko ari byinshi cyane Imana yagiye ikora. Ntakwibutsa rero gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibi biganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana uko yatwemereye kugira ngo turivuge. Tukwibutsa gukora share kugira ngo usharinge abantu ubahize ibi biganiro, nabo bwabo bunguke, kuko umurimo w'Imana ni mugari. Hari byinshi cyane bituma uyu murimo ugenda neza. Icyambere nuko tuba dukorera Imana ari nta gahato. Kabiri nuko tuba twumva Imana hari imirimo myinshi yagiye dukorera, kandi twumva ko hari byinshi yagiye ikora mu bantu bose batubanjirije. Imana rego umugisha, kuko tugiye kugendana mu ijambo ry'Imana. Tukibutsa gukora like kugira ngo na mbega ibintu byose bifatika, kandi kuri ako kazogera gatukura nimba utaraba umwe mu bakoze subscribe, nurangiza wemeze ujye ubona byinshi. Ndakutangariza ko ibi byose Imana yagiye bitwemerera kugira ngo tuganire. Nsuje inshuti zanjye zose, ndabasuje mu izina rya Yesu, ndabasuje kandi ni Karosi. Rero nitwa Uwihore François, amazina n'izina ry'Uwiteka nyise ni Karosi. Mfite madamu n'abana babiri, twitegura n'uwa gatatu iminsi izaza, n'abandi tubagera mu bandi hafi 10 tubana nabo. Imana rero ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero ishimwe, kuko hari byinshi igidukorera kandi dukoresha ubuntu bwayo nibubane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Reka dusenga Imana. Rero turaganira umwanya utari munini, kuko abaganira bari imbere y'Imana ari byinshi cyane bakorera. Mana ndagushimiye, uri Imana ikora, uri Imana. Tu
neza la bosi sonera do presua da la sikalomene tu itarangisa mungi de sore bone efasire praswa da la gide someni ya voiladaye ndagusenze ndagusabye kugira ngo wirengagize ibyinshi by'ibicumuro ungirire neza weza kakanwa kagiye kukuvugira shala sabo iki desire boneya abantu bose badiko drestoise minifo bazumva cyangwa bumva iri jambo ryawe bashyigikire elita wi cresoni voix ubahe imbaraga ubahe gukomera barinde imbaraga zikuzimu barinde imbaraga z'abazimu barinde imbaraga z'urupfu barinde imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Abafashwe n'imyuka mibi aba baribwa amaguru abaribwa imitwe abagenda barabaye ibimuga kubera indwara aba bose ndabasengeye ndavuze ngo ubuntu bw'Imana nibubane nabo kandi ubutangaza byawe bigaragare kuri bo ndagushimiye wa mwami Imana we ngo gira icyo ukore ku kanwa kanjye mvuge icyo ushima ugikore mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe umugisha reka tusome ijambo ry'Imana niri muri Yesaya 7:7 tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya mu bice 7 Yesaya ikadusome ndaduhereye ku murongo wa 5 hari ijambo rivuze ngo kuko abasiriya n'abayifurayimu na mwene remaraya bagufitiye imigambi mibi kuko abadayimoni bagufitiye imigambi mibi bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere ibuyuda tubakure umutima tuhace icyuho twimikire mwene taberi abe umwami waho. Ko niyo migambi abadayimoni bari bagufitiye ariko mvugira ngo amina. Iyi niyo migambi ikuzimu bari bagufitiye bari baje kukwimura mu buzima urimo ngo bagutereke ahandi utaniwisire utazongera kwizerwa n'Imana. Iyi niyo migambi abazimu wowe ugiye kumva wumvira ijambo ry'Imana abazimu bari bagufitiye kugira ngo bagukure mu buzima bwiza bagushyire mu mubabaro kandi iyi niyo migambi abanito sikadovizaye iyi myuka y'ikuzimu yari gufitiye kugira ngo uve mu byizerwa ishyari ryabo ribashe kugukura umutima. Ariko onegrasire umva ijambo ry'Imana uko rivuze aha kuri ku murongo wa 7 ni naho nagendereye hari ijambo rivuze ngo ariko Uwiteka aleluya Imana iravuze ngo imigambi yabo nizahama kandi nizasohora mvugira ngo amina. Nola sika imigambi yabo imigambi zizo nkozi zibibi z'abadayimoni ntabwo izahama naho baza bambaye iki naho baza bagushaka bate. Imana iravuze ngo ntabwo imigambi y'aba badayimoni ntabwo imigambi y'iyi myuka mibi ije guhama kuko Imana yarumvise. Imana yumvise gusenga mvugira ngo amina ngo kuko abasiriya mbega abasiriya bahora bazira Abisiraheli aba basiriya ni babandi bahora bafite ishyari Abisiraheli aba basiriya muraturanye aba bayifurayimu muraturanye ndetse yewe n'aba bose tuvuze haruguru muraturanye.
mubwize ukuri ko Imana yakuvuzeho aba bazimu bataravuga, kandi yakuvuzeho ifite umugambi mwiza wo kukugirira neza. niba ubyumva mvugira ngo amina. lasire bonita rakizwa lasia. Imana irakuzi kandi izi ibyo yavuganye nawe. Impamvu abadayimoni baturwanya nuko bazi icyo Imana yatuvuzeho, kandi nkubwire ngo Imana ijya kutituvugaho ntabwo yakibahishe, kuko yashatse kugira ngo nabo ubwabo babyumve. mugira ngo amen. Ibyo byose ni iki? Ni competition. Imana ubundi hari igihe yinjira mu rugamba abadayimoni bahari kugira ngo yerekane ubushobozi bwayo. ngo Imana ntabwo bigigira bwo kurwanira abayisenga. Nubyumva uvuge ngo amina, kuko ahangaha havuze iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo Imana izatuma imigambi y'aba badayimoni hama. ntabwo Imana izatuma imigambi y'aba barozi ihama. ntabwo Imana laziwere fasika nandiye no dresa isigredonance. ntabwo Imana izatuma imigambi ya kansa ibasha guhama. ntabwo Imana izatuma imigambi yo kutabona amahoro ihama. ntabwo Imana larisolidirasomenyi, ntabwo izatuma imigambi y'imyuka babandi bakuroga imaze imyaka myinshi waramugaye, ntabwo izatuma iyi migambi igumaho. nubyo muvuge ngo amina. Jewe nkunda Imana kuko narayibonye. Twagiye tubona Imana mu bihe bitandukanye. Twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tuyibona itanga amahoro, kuko iyo yatanze amahoro ngo utangarize ko nta muntu n'umwe uzangwa yambura uwo yayahaye. Hari umuririmbyi nakunze avuze ngo amahoro ye abantu be ngo ntagira akagero, ntabwo arondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, utayata ntabwo yayakurwaho. Niba udata amahoro ya Yesu ntabwo wayakurwaho. Nubyumva uvuge ngo amina. Niba udata amahoro ya Yesu ntabwo wabo, mbega hari ibigutera byinshi uzatsinda. niba udangara siriwazaya, niba udata amahoro ya Yesu uzaba ushonje kugaburire. niba udata amahoro ya Yesu ntabwo uzibaza ubuzima uzabamo, kuko Imana izagenda igaragara mu bihe byose bitandukanye. Ari byinshi cyane Imana ikora kugira ngo abera bayo babashe gushima Imana, bayikorere. Kandi burya gukorera Imana ni byiza. Kuyikorera ntabwo ari ikintu abantu benshi tujya duha agaciro, ariko iyo dukoreye Imana hari ibyo igenda ikora, hari imirimo myinshi igenda ikora. Nkubwire ngo ibyo byose biva mu gusenga. iyo wasenze hari abadayimoni baseba. iyo wasenze amina toniki zoide, iyo wasenze hari imyuka mibi igenda ikamburwa agaciro. iyo wasenze ikuzimu, leta y'ikuzimu niwa ari wase imoivida iragutegereza ikakubura. niyo abadayimoni bagiye kugira mbega bagiye kugushaka ntabwo bapfa kukubona, kuko hose aleluya ntabwo hari inzira. Imana ifunga inzira y'imyuka mibi, igafunga inzira y'abakwanga. Imana igafunga inzira y'abakugambanira. bugira ngo amen. Ibyo byose twagiye tubibona. Hari intambara nyinshi twagiye tugeramo, ariko bitewe no mu gusenga Imana iragenda iragaragara. Mvugira ngo amina. Imonidagiso sirideloswa. Imana iragenda iragaragara. Imana iragenda iriyerekana. Hari igihe Abisiraheli bigeze gusenga babwira Imana ngo Mana ngwino tugaragarire, ubwo bari bahagurukiwe n'abanzi babo bababisha babo, cyangwa se imyuka mibi yabahagurukiye. aribwo Imana yakoraga ifata Abafilisiti bambura agaciro ngo ibyo ivukisha umugabo bita Samusoni. aravuka aragenda ayica Abafilisitiya. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe abadayimoni bapanze kukwica nicyo gihe Imana igutabariramo. igihe Abafilisitiya b'abadayimoni bapanze kukwica niho Imana ihagurutse imbaraga. muri iki gihe dufite isi yose ikibazo cya korona, ari nacyo kibazo abantu turimo dutekereza ngo se tuzabaho dute, bitewe n'ubu buzima bwinshi tugenda duhura nabwo. Ibi byose ni agahinda kenshi gakomeye
tugenda duhura nako, kuko hari byinshi byagiye biza tubibona. haje za mugiga, haza ibintu byinshi bibi, ariko ibyo byose ntibyadukura umutima, ko twagiye tubona Imana igenda igaragara. Mbega haje indwara nyinshi, haje ibyorezo byinshi, mbega ibyo byose Imana iragenda irabidukiza. Ntabwo rero iyo yadukijije ibyo, ntabwo Imana izabura kudukiza n'ibi ngibi dayimoni yaduteje. Iki cyorezo ntabwo cyaje kuko wenda, ntabwo cyaje kuko abantu ari uko bose bacumuye, ahubwo cyaje kugira ngo twongere dusubize amaso inyuma turebe ngo ese Imana ni iki, twebwe abantu turi iki. Niyo mpamvu umuntu wese gukorera Imana ni byiza. Iyo wayikoreye iragenda igakora. Iyo wayikoreye ntabwo igituma usuzugurwa iteka. Iyo wakoreye Imana hari byinshi bijya biza bikaza bigahita bigakubita nk'imvura y'amahindu, byarangiza bikarangira, ariko ibyo byose bitambuka wabanjije kubana n'Imana. Kubwira ngo niba ubana n'Imana neza, ntabwo izigera ikusebya. Nta n'umugambi Imana ifite wo kugusebya, cyane ko abantu bo bumva waseba, ariko nkubwire ngo ntabwo Imana yo ibishaka kuseba. Twasomye 7 yavuze ngo anga muri iki gitabo mu bice byaho 7 avuze ngo imigambi yabo ntabwo Imana izatuma ibasha gusohora. Ikuzimu bari bafite umugambi. Reka kongera twasubira bavuze ngo ariko Uwiteka, aleluya, Imana iravuze ngo, aleluya, Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama, amina, kandi ntizasohora. Imana ishimwe, iminiri darasire wanigre. Imana ntizatuma imigambi yabihama. Oya, ntabwo imigambi y'ababisha Imana izatuma ihama. Ntabwo imigambi y'ababazimu Imana izatuma ibasha guhama. Ntabwo imigambi y'abakugambanira, ntabwo Imana izatuma ihama. Imigambi y'abakwiciye ntabwo Imana izatuma ihama. Imana ishimwe, ntabwo imigambi y'abarozi Imana izatuma ihama. Ntabwo imigambi yabo Imana izatuma ihama. Kuko hari byinshi cyane bijya biza bikaza ubibona bikanagutera ubwoba, ariko ngutangarize ngo Imana irakuzi. Imana izaho wavuye. Ni nayo mpamvu umwuka wayo waje kugira ngo abayizera bagirirwe neza. Mwuka w'Imana waje ngo ukureho imirimo mibi y'akarande zimwe twavutsemo. Imana yaje igira ngo itwubakire urufatiro. Imana ishimwe. Imana yaje igira ngo ibashe kutuzura hamwe twari twaraguye mu byaha. Imana yaje kugira ngo itwubake, kandi Bibiliya iravuga ngo nikubaka uzaba wubakitse. Imana iyo ikubatse uba wubakitse. Abadayimoni baratera ariko igatabara. Imana ishimwe, ntabwo imigambi y'abadayimoni Imana itumye ihama. Imana nihimbazwe, kandi ntabwo imigambi yabo Imana itumye ibasha kugusohoraho. Ubu butumwa nibwo nakuzaniye buvuga ngo Imana ntabwo itesheje agaciro imirimo y'ikuzimu. Imana itesheje agaciro imirimo y'abadayimoni. Inera considera indosive no sasomala drega. Ntabwo Imana izaceceka, ntabwo izaceceka ibona aburyo abanyamahanga bagusuzugura. Aho utuye baragusuzugura, aho uba baragusuzugura, ndetse ntacyo ukora ngo wunguke, ahubwo ugihora ucibwa intege n'abantu. Ngutangarize ngo niki Imana irambiwe. Imana irambiwe agasuzuguro n'agahato kabo. Ntabwo itumye aba badayimoni bakomeza kuguca intege. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Twabonye Imana mu bikomeye, mu bihe byinshi bitandukanye, baho tuyibona ikora imirimo n'ibitangaza. Ni na mpamvu rero nanjye nje kugira ngo dusengane, ariko ngukangurira
kuvuga ngo nurwara jya usanga imana, nugira ikibazo usanga imana, nugira mbega ukabona ibintu byakurenze sanga imana irahari, nubona ibintu byakomeye iragiza imana, kuko shitani waberaho kurwanya abera b'Imana, kandi ababera b'Imana bafite umurengezi ari we Yesu Kristo. Niwe witanze ku musaraba igorogota kugira ngo twese tubeho turame amina. Kandi ni leta stisi ni wadragrere ndagukangurira kugira ngo tujye tubana, uzumva byinshi. Nagiye mbona Imana izura bapfuye, nabonye Imana ikiza abarwayi mu gihe gitandukanye. Ntabwo Imana itererana abantu bayo. Imana igumugisha rero ko wemeye gudukurikira kuri Karos TV. Twaje tuje kuvuga Imana, ntabwo twazanywe n'ikindi, ntabwo twazanywe n'indamu, ahubwo twazanywe no kugira ngo Imana yamamaze ibyayo muri twe. Imana rero igumugisha, ntabwo uzabona Imana yaje n'amaguru, ahubwo uzayumvira mu ijambo ryayo izajya inyuza mu bakozi bayo. Nubwo benshi bagiye bagwa bagasubira inyuma bakabivamo, kuko twagiye twumva abakozi b'Imana benshi batangiye neza ariko basoza nabi. Niyo mpamvu tujya dusenga Imana ngo izaduha iherezo ryiza. Yesu iragumugisha mu izina rya Yesu. Nanone ngukangurira gukora subscribe, gukangura gukora shayaringa abantu iri jambo ryayo, shayaringa aba bantu ubu buhanuzi, shayaringa aba bantu babone bamenye Imana, bamenye ko abadayimoni bari babateye Imana ibabakuriyeho. Iki cyorezo cyari kishe benshi, Imana igiye guca intege imbaraga n'ubukana bwacyo, kandi mu minsi iri imbere igiye gutanga umuti kugira ngo abantu bongere basenge. Imana igumugisha rero, Imana igumugisha. Mwami Imana ndagushimiye, aho wageze ukiza ni henshi, wageze nostifo trado priswa da lagren onitansominiya. Igihe wageraga ku nyanja Petero yarobye bikanga, wararangije uravuga ngo hindura urucundura rwawe rushyiri buryo. Ariko nkubwire ngo hari aho biba byanze ibumoso, hari igihe byanga cyangwa iburyo bikanga, ariko iyo uhageze biremera. Nanjye sengeye uyu nguyu wese wumvise iri neza.